Iraryoshye kabisa nayo. Ikaze kuri Tugendane TV show mu gice cyahariwe ubuzima. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora gukoramo ikinyobwa cyangwa se ibinyobwa cyangwa se ji ishobora kugufasha gutakaza ibiro mu gihe gito kandi bitakugizeho ingaruka. Mu gukora rero ibyo binyobwa dukeneye izi ni watermelon, inanasi hamwe na strawberry cyangwa se inkeri, ngira ngo mu kinyarwanda niko bazita. Hanyuma naramaze kubitunganya ndabifreezinga cyangwa se mbishyira muri frigo hahandi muri freezer hahandi ho. Nabyo ni mu buryo bwo kugira ngo mbibike igihe kinini, ariko nta kibazo, biba bikiri fresh, biba bimeze neza, ntacyo biba bitwaye. Tukagira n'indimu na tangawizi. Ngiye kubereka rero uburyo bubiri ushobora guteguramo ibi binyobwa. Kimwe akaba ari ji, ikindi akaba ari smoothie cyangwa se cya kinyobwa unywa gikomeye. Kadutangire rero. Biriya byo kubera ko namaze kubitunganya kera, byo ndahita mbishyira muri blender. Tangawizi burya ntago ari byiza ko umuntu ayihata nk'uko hata ikijumba cyangwa se umwumbati cyangwa se ikirayi. Ufata icyuma ukayiharagata kugira ngo ukureho ibi bishishwa, ariko agiye kenshi hari n'igihe nyikoresha n'ibishishwa byayo biriho, uyiharagata gutya. Izi mbuto zose dukoresheje, yaba watermelon cyangwa se n'inanasi, byose bifite akamaro ku mubiri w'umuntu. Ziri muri za mbuto zituma umuntu atabyibuha nubwo zirimo amasukari, ariko zigizwe n'amazi, so zifite kalori nkeya. Iyo umuntu aziriye aba yinjije kalori nkeya mu mubiri we. Tangawizi ifite akamaro kenshi ku mubiri w'umuntu, harimo ibyo byo kugabanya ibiro, harimo ifasha mu igogora cyangwa igogora ariko ikinyarwanda kiba cyakomeye. Hanyuma ndimo ndayikatamo uduce dutoya kugira ngo nshobore kuyikoresha muri izi mbuto ngiye kublendinga, nayo nkayishyiramo. Indimu yo turaza kuyikoresha nyuma, ndaza kureba uko tuyikoresha. Hanyuma turashyiramo akarahure k'amazi angana kuriya kugira ngo adufashe kublendinga. Igikurikiyeho rero tugiye kublendinga. Tuvuye kublendinga rero nuko nguko imeze. Hari abantu bahitamo kuba bayifata imeze uku nguku ari smoothie, ari igisimusi gikomeye kuriya, ni ukukirya ntabwo ari ukukinywa. Cyangwa se ukaba wahitamo kuyiyungurura ugakuramo ji. Ibi byose mu by'ukuri birakora, biterwa n'icyo uhisemo cyangwa se n'icyo ukunda. Iyi ngiyi turimo kuyungurura kugira ngo tukuremo akaji, ariko ngewe mbona ibi ngibi rwose utayikoresheje neza nk'uko wakagombye, cyane cyane ko ibi ngibi byitwa fiber cyangwa se ibi bikatsi, kandi nabyo bifite akamaro ku mubiri w'umuntu. Icyiza ushobora kubibika ahantu mu gakombe, ukabishyira muri frigo, hanyuma ukajya ubikoresha mu zindi smoothie zawe ukora kugira ngo utabyangiza. Dufite smoothie ahangaha, hanyuma tukagira na ji tumaze kuyungurura. Ngiye kubereka rero uko dukoreshamo indimu, ya ndimu twari twasigaje. Urayifata ukayikamuriramo, ushobora no kuba wayiblendinzemo, ariko iyo iyi blendinze birarura. Maze kuyikamuriramo ukayivanga neza kugira ngo ikwirwemo muri ji yawe yose cyangwa se muri smoothie yawe yose. Igikurikiyeho ngiye kunywaho, mbabwire ukuntu imeze. Kameze neza kabisa. Usibye no kuba ari umuti karanaryoshye. Hanyuma reka njye no kuri smoothie.
nayo ni sawa, nuko nyine yo murumva ko ndimo gucira rimwe ibintu bya bindi biba byasigaye bisa naho bikomeye, ariko ntacyo urirengagiza ukabirya, ni nabyo byiza ku buzima bwawe. Iraryoshye kabisa nayo. Iyi rero ushobora kuyifata 2 ku munsi, mu gitondo ukibyuka na nimugoroba mbere yo kujya kuryama. Ubu nyifashe nimugoroba tugiye kuryama. Namwe rero muzayikore mugerageze, ariko irafasha mu kugabanya ibiro. Murakoze cyane no kubana natwe uyu munsi, naho utaha. Imana ibarinde.